Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe mwese muduteze amatwi kandi mutureba. Ni BTN kufatanye bw'Ituro Patmos n'umushumba waryo. Nyuma y'iminsi myinshi ibihe birebire turacyabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Tunyuze muri byinshi bitandukanye, umwaka twahuye n'ibikomeye bikomereye isi yose, ariko bidakomereye ijuru, kuko ijuru rifite umugambi mwiza kuri twebwe. Kuko musanzwe mutumenyereye cyangwa se mu bihe bitandukanye mwari mutumenyereye mu buryo bw'ivuga butumwa, ku mpamvu zitandukanye zituma habaho isubika cyangwa se ikomeza vuga butumwa mu bundi buryo butandukanye. Uyu munsi tugarutse kuri BTN mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga zitwika, mu mbaraga zibohora, mu mbaraga zikiza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mwaka wa 2021 ni umwaka usaba imbaraga nyinshi kandi usaba ubushake bwinshi, usaba ubushobozi bwinshi, ariko nanone ni umwaka wo gusingira ibyacu byanyazwe n'umubi ari we Satani. Turabatsinzi no kurushaho, turakomeye, turakomeje, kandi abo turi kumwe dufatanyije urugendo rw'umwami wacu Yesu Kristo, tuzahora turi ku ngoma iteka ryose. Mu butware rero duhabwa n'ijambo mu mbaraga z'amasengesho, tubahaye ikaze kugira mu mwakira ubuhanuzi bwanyu mu buryo butandukanye. Aho itorero ribifuriza ibihe byiza, ari abakristo b'Ituro Patmos, ari abandi duhurira kuri YouTube kuko biba biri live, ari abo duhurira kuri Facebook kuko biba biri live, ari abo duhurira kuri Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Muhabwe umugisha n'Uwiteka, kandi Uwiteka Imana akomeze kubagura, abahaza amahoro, abahaza ibyiza, abahaze kurama, abahaze gukomera, abahaze iterambere, abahaze ibyishimo, abahaze umunezero, kuko byose birashoboka kandi bituzanira hamwe umunezero iyo tunesheje mu buryo bw'amasengesho. Muhabwe umugisha n'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mbere rero ko dutangira kubagezaho ubuhanuzi Imana duhaye cyangwa ijambo ry'Imana, ndifuza ko twabanza gusenga ndetse tukiyegereza Imana mu mbaraga z'amasengesho, z'amasezerano. Mwami Yesu, kora imirimo ikomeye mu mitima ya benshi baruhijwe n'ibihe, n'iminsi ndetse na byinshi bitandukanye, kuko ijambo ryawe riri mu mbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, riri mu bushobozi ziri hejuru y'ubundi bushobozi, riratwika, rigasenya, rikabohora, rikarimbura, rigashyira bitari biriho, rikarema bundi bushya. Nizerane n'umuntu wese uduteze amatwi kandi utureba ko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwe, aho yaba ari mu modoka ye, aho yaba ari mu nzu ye, aho yaba ari muri ofisi ye, aho yaba ari mu bice bitandukanye, aho yaba ari akeneye ijambo rimwongerera ibyiringiro, rimuzamura ku rundi rwego, rimukura aho yari yicaye agatangira kumuvinga, agenda yinjira mu bwiza, yinjira mu byishimo, yinjira mu munezero. Kandi birashoboka kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Munyemere rero abadukurikiye, iyo nimero iri kuri screen mubona ya 0788 35 06 97, muze kuyihamagaraho. Nyuma y'ikiganiro iraza kubafasha mu buryo twafashamo bwo gusenga. Ufite icyifuzo se, ukeneye izindi ntama, ukeneye amasengesho, birashoboka kuko haracyari ibyiringiro. Ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka, ariko ngo kigira amahirwe iyo gishoreye imizi ahari hafi aho ngaho amazi. Nta handi rero dukwiye gushorera imizi, ni mu Mana. Naho twahuye n'ibikomeye cyangwa se n'ibikomeretsa cyangwa se n'ibindi binaniza, ariko hari imbaraga z'Imana mu kubohora, mu gukiza, mu gusenya, mu gukuraho ibihome byose by'umwanzi ari we Satani. So ubwo rero hakiri ibyo byiringiro, ndizerana nawe ko hari ubutware n'ubutsinzi n'ubutabazi bigiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. So iyo nimero rero uko uzayihamagaraho, cyangwa se ukandika kuri Facebook utanga icyifuzo cyawe, cyangwa muri comment ya YouTube utanga icyifuzo cyawe, nzi ko ari Imana izakora ku mutima wawe, igakora ibikomeye, ubugingo bwawe bukabohoka, ukakira ibyishimo birimo n'umunezero. Ndabyizeye, ndabyiringiye kwakira ibyiringiro, ndetse nta wundi bikwiye. Niwe mama, niwe papa, niwe nkumi, niwe musore, niwe mubyeyi mu rwego rwose waburimo, ndetse n'abana batoya. Bibiliya iravuga ngo ndetse n'umwana mutoya cyane utazi gusenga Imana ngajya imbere y'Imana, haleluya, ngagatinyuka agakomanga ku rugi. Nuvuga ngo
uriya mwana muto kuko batazi kuvuga amagambo nk'ayanjye cyangwa yawe wowe mukuru, ariko ngo Imana ihita ibona. Yesu yabivuze neza avuga ngo birakwiye ku ubwami bw'Imana ndetse bwaba bungana n'aba bana batoya, bitekerezo, mu kubabarira, mu kwibagirwa, mu mikorere. Ubwami bw'Imana ubuharanira ngakwiye kuba nk'umwana mutoya. So tugaragara nk'abana batoya rero mu mbere y'Imana isumba byose, ariko turi bakuru mu buryo bufatika bw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero niyegereze amahanga cyangwa isi yose, ndiyegereza abari muri Afurika, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu bihugu by'abaturanyi, East Africa cyangwa West Africa, ni henshi cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tukiyegereza abari ku migabane itandukanye, hari umugabane w'i Burayi, dufiteyo abakristo benshi, dufiteyo benshi badukurikirana. Imana ijye ibaho umugisha, kandi mujye muharanira ubwami bw'ijuru kurusha uko mwaharanira ibindi byose tubona muri iyi si, kuko igihe dufite cyangwa se dusigaje muri iyi si kirasaba ko fightinga, turwana, tugakorana umwete n'imbaraga, kuko ibyago n'amakuba bifite speed ndetse biri kwiruka cyane, birahindura intera, birahindura isura buri munsi. Birakwiye rero ko natwe tukwiye kugira strategy zo gutsinda iyi mbaraga yose y'umwanzi mu buryo bw'amasengesho. So tukiyegereza abari ku mugabane wa Asia, bari za Dubai, bari za China, bari za India, tufite abakristo hose. Imana yo mu ijuru ibarebe neza kandi biteho. Nizere ko ijambo ry'Imana riza kugira icyo ribamarira mu bugingo bwanyu mu buryo bw'umwuka, kandi rigasenya ibihome by'umwanzi. Ibi rero ntibimbuza kwiyegereza abo ku mugabane wa Amerika, tumaranye ibihe bitari bitoya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ibaha imbaraga, ibyiza tuzabisangira mu buryo bw'ijambo, mu buryo bw'umwuka, hanyuma ibi tuzabisenya mu buryo bw'amasengesho, kandi Imana izatwagura. So muhabwe umugisha abari mu migabane itandukanye y'isi, nandi mvuga ngo muri Amerika, abari hariya Texas, abari hariya Arizona, abari mu Colorado n'ahandi hose twagiye tugirana ibihe bitandukanye, za Maryland. Imana ibaha umugisha kandi ibagure, za New York, za Washington DC. Yesu abagire neza aho hose ngiye mvuga, za Ohio, za hariya za Boise. Imana ibagire neza, Imana ibahe imbaraga, kandi ndabishimiye mu mwami wacu Yesu Kristo uko tuzagenda dusengana, tuzajya tugirana ibihe byiza. Turitegura amasengesho y'iminsi 7 tugiramo igiterane cyitwa Singira, cyazarangira tukinjira muri yandi nanone y'iminsi 40. Tuzapima urebe birashoboka, yazarangira tukinjira mu y'iminsi 21. Ayo ngayo nayo tuzayasenga amwe ya Danieli yitwa Bohoza. Aya masengesho agize amateka menshi ku bakristo. Amasengesho yitwa Bohoza murayazi, dukoresha twa dukarita tubara kuri karandiriye zacu. Hanyuma tukazongera kugira andi asoza umwaka y'iminsi 77, aragenda neza agahura no kurangiza umwaka. Aho noneho abari ugufightinga na za mbaraga za karande, za mbaraga ziba zishaka ibitambo, za mbaraga ziba zishaka kwica, ya myuka ya gisida, za mbaraga ziba zaraboshye abantu batandukanye. Aha kandi muri uyu mwaka wa 2021 tuzagira ibihe byo gusengera abantu mu ngeri zose. Muzi ko mu mpano ya deliverance Imana yayidutoranyije irayitugenera, cyangwa se yantoranyije ikangenera iyo mpano. Ndizera ko ari benshi bagiye kubohoka muri aya mezi 12, muri iyi minsi 360, nimba ari n'itandatu ntibeshye, cyangwa se n'itanu. Ahangaha hari ibintu byinshi Imana igiye gukora, igakora ku mitima ya benshi, ndetse muri icyo gihe tuzaba turi muri ayo masengesho, tuzagena n'ibihe by'uburyo twajya musengerwamo. Ndizerana n'Imana ko bizakunda. Babakobwa bazinzwe, babasore nabo barabohwa burya, bagahura n'ibyo bibazo twagiye tubakora deliverance batandukanye. Wa undi ukeneye kumva icyo Imana imuvugaho, byanze bikunze umuhanuzi arakenewe, kandi ndahari kugira ngo Imana inkoreshe iby'ubutware. Erega icyuri cyo byanze bikunze, icyo cyo kirakwigaragariza
ikazi kawe ukora uri umusirikare birabizi, ububizi kuri we ukwiye kugira ibikoresho bikwiye, wa muntu n'umwuga we. Iyo uri umuvugabutumwa ukwiye kugira izo ntwaro kuko ukavugira Imana bikwiye. Iyo uri umunyamasengesho ukwiye guhagarara nyine nk'umunyamasengesho. Iyo uri umunyabitangaza nk'uko Imana yabigenye. Ibyo ni ibintu tugenda duhura nabyo kandi namwe mugenda muhura nabyo bikabagira umugisha. Muri make nari mbahaye igishushanyo mbonera cy'ibihe by'amasengesho tugiye kwinjiramo umwaka wose, tusenya ubwami bwa Satani tubaka ubwami bw'ijuru. Nizerane nawe ko turi kumwe kugira ngo Imana izagukoreho kandi gukoresha. Hanyuma hakazaho healing. Healing ni uburyo Imana igenda ikiza abantu bavamo za karande. Ugasanga umuntu yahengamye uruhande rumwe, ugasanga umuntu agira inda ibyimba mu buryo budasobanutse, akumva ibintu bimukubita mu mutwe, akarara adasinziye, ibirara bigendagenda iwe, akumva ibindi bigenda bimuryaryata nk'intozi. Hari abo twagiye dusengera bo byabategekaga kwiruka akava Kigali Butare n'amaguru. Hari abandi abakurikirana channel yacu ya YouTube Patmos of Faith Church, uzajya ubibona ibyo bihe byagiye biranga iminsi ya kera. Ya Mana rero yakoze biriya igihe cyashize ndetse rigora n'uyu munsi nibe bizaza, ntabwo yigeze ihinduka, izahora ku ngoma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rero munyemerere abo bose niyegereje bo ku migabane itandukanye, muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana kandi Imana ibagire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turasoma igitabo cy'Abami cya kabiri cyangwa Abami ba kabiri, igice cyaho cya 6 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Igitabo cy'Abami cyangwa Abami ba kabiri, igice cyaho cya 6 umurongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa 7. Ndizerana namwe ko tugiye gusoma mu izina rya Yesu kandi Imana irabana natwe mu gihe turaba turi gusoma ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya ni byiza, utayifite urankurikirana mu izina rya Yesu. Ni kufatanya bw'itorero Patmos of Faith Church na BTN, aho tuzajya tubageza iki kiganiro buri wa 6 nyuma y'amakuru mu Kinyarwanda. Tuzaba turi kumwe, muzajya mubona promo cyangwa igisa nkaho kibarangira izo gahunda zizaba ziri imbere z'ejo hazaza. Dusome mu izina rya Yesu igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureyo igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. 3, umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. 6, uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka. Ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati, yisingire. Arayisingira, arambura ukuboko arayisingira. Amen. Data asobanurira ijambo rigire ubuzima busha rihindura muri uyu muntu wese uri kutwumva mu rwego rwe rwose, mu byicaro ibyo ari byo byose, mu mwanya uwo ari wo wose arimo. Yakira igitangaza cyo gusingira ibye muri iyi January, agire ibyiza abona kugera igihe cyose akiri kuri iyi si. Bibe bityo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya. Nkuko rero turi mu ntangira z'umwaka, ndifuriza abantu bose gusingira imigisha yabo aho iva igaturuka, yava iburasirazuba, yava iburengerazuba, yava amajyepfo, yava amajyaruguru, yava mu kirere, yava ku butaka, yava mu mazi. Iyo migisha ni yawe kandi ugomba kwihabwa mu izina rya Yesu. Kugira ngo usingire imigisha ntabwo bisaba ko wicara aho ngaho, no, bisaba gukora. Iyo ushaka kugera ku iterambere, ari ry'ubucuruzi, ari iterambere
imbere ndetse mu buryo bw'umwuka usabwa gukora kugira ngo ugire gukora kudasanzwe. Iyo uri umunyamasengesho icyo wunguka ni amavuta n'impano. Iyo uri umucuruzi icyo wunguka ni inyungu ishingiye ku byo ukora. Byose birashoboka. Icyo waba ukora cyose, icyo waba ukunda cyose, icyo waba ukurikirana cyose kikubyarira umusaruro bitewe na vision na target uba ufite mu buzima bwawe. Aha rero dusomye amakuru y'umugabo wita Elisa. Elisa ni muntu ki? Elisa ni umwe mu bahanuzi bagize ihishurirwa riturutse ku mugabo witwa Eliya. Eliya nawe akaba yari umuhanuzi ukomeye cyane wahanuriraga amahanga mu buryo budasanzwe ndetse agakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza ndashyikirwa. Muri iki gihe rero Elisa yaje kugirana ubumwe n'ubusabane n'umukozi w'Imana Eliya. Eliya ajyanywe mu ijuru, habayeho guhererekana ububasha ariko bidaturutse ku bushake bwa Eliya, buturutse ku bushake bw'Imana kuko yari yarabonye umuhati wa Elisa. Byagenze bite? Elisa yaje kubwirwa neza n'abahanuzi ngo babana, abahanuzi burya bararutana, abahanuzi bakuru, abana ndetse n'abigishwa. Muranyumva neza? Kuko niyo mpamvu uzajya kumva umuntu ati umuhanuzi yarambeshye. Wahuye n'umuhanuzi w'umwana. Hari abahanuzi bakuru, hari abahanuzi b'abasaza. Nufata aba ba Yeremiya, ba Ezekiyeli, ba Danieli, ba Yesaya, aba n'abahanuzi bakuze cyane bafite amateka. Ariko wajya mu bandi batoya mugenda musanga mu bitabo by'isezerano rya kera, uzajya usanga hariho itandukaniro kuko bari abahanuzi bato ariko nabo bari abahanuzi kandi bahanuye iby'Imana yabahaye kandi twarabyemeye turabyakira. N'uyu munsi turacyabihanuriramo kujya kumva tugasoma ibitabo by'umuhanuzi kandi atari uko ari umusitari nka ba Hoseya n'abahanuzi babayeho kandi baracyakorera Imana, turabemeye mu buryo bahanuramo. Abamaraki nabo n'abahanuzi bahanuye iby'Imana. Ni benshi ari abahanuzi benshi twagiye tubona, ba Yoweri, ba Hoseya, aba ni abakozi b'Imana bagiye bahanura, ariko abahanuzi bakuru tugenda tuvugaho n'uyu munsi dusa nkaho turi kurebera ku ntumbero yabo. So Eliya aramubwira ati rero mwene data tumaranye igihe ariko bibaye ngombwa ko njya mu ivugabutumwa kandi ivugabutumwa afite rirajya gukora akazi k'Imana, ndakwifuriza gusigara amahoro, ndeka ngende, hanyuma ikindi gihe tuzahura wenda nagarutse kuko ari cyo Imana intumye hari hakurya. Elisa ati reka kabiri kanga unsiga, ntugenda wenyine tujyane. Barajyana. So arambwira ati ariko twe kwigwa dupfa ubusa, sigara aha kuko untumye, ntabwo yambwiye ngo tujyane, sigara rero kuko antumye hafi. Ndati no winyinginga gusa. Ati okay, saba icyo ushaka. Arambwira ati nshaka imigabane yawe inshuro ebyiri. Nuvuga ngo niba yarakije abantu babiri yashashikaga ko agira bane, niba yakoze ibitangaza 5 undagira 10, niba yarakoze 20 undagire 40. Yaramubwira ati rero ibintu usabye birakomeye, ariko icyo ngiye kukubwira cyo ni wizera, birakubera ko wizeye. So muri uko guhererekana ngo Eliya yaje kuzamurwa, hanyuze inzira nyinshi, serwakira umuyaga, abagiye mu ijuru, ngo umwiterura amanuka uza gufatwa na Elisa. Elisa nawe awubonye aza kwambuka amazi. Nzabigisha cyangwa se nzababwira umumaro w'umwitero w'umwigisha cyangwa umuhanuzi wawe. Byaje kubyara ibintu bitari bibi, ndetse muri uwo mwitero haje kuvamo igitangaza, akubita ku mazi abasha kwambuka. Icyo ni igitangaza cya mbere yakoreshejwe, akikoreshejwe mwitero yarakuye kuri Eliya. Aha rero twasomye Elisa nawe ntabwo yafashe za mpano ngo azihererane, ntabwo yabaye jealous egoiste, yaje gutangira procedure zo gutraining abandi bakozi b'Imana kuko hari n'abana b'abahanuzi kugira ngo abazamure mu mavuta. Uyu mwaka Imana ikuzamure mu mavuta ku rundi rwego utigeze ugira, kandi kwishimishe iminsi yose yakubabarijemo, kugira ngo ukubonye avuye ngo dore wa muntu wavuganye n'Imana, dore wa muntu wagendanye n'Imana, dore wa muntu uzuye amavuta y'Imana, dore wa muntu uzi imbaraga z'Imana, dore wa muntu
uhanura bigasohora, dore wa muntu uvugana n'Imana, dore wa muntu ukorana n'Imana. Uyu niwe muhanuzi. Uyu mwaka Imana ikugira udasanzwe, nukubonye uvuga ijambo byonyine avuge ngo iri jambo rikwiye gushyigikirwa. Nukubonye ugenda byonyine avuge ngo uyu muntu aragenda nk'umukozi w'Imana. Ibi byigeze kuba kuri Petero igihe umwe mu bari bagambaniye Yesu cyangwa mu bicaga Yesu yamubwiye ati ariko Petero, ati ndabona uvuga nk'abari abana, atereka reka, ati n'ingendo yawe irabigaragaza. Nuvuga ngo niyo unagenda, niyo unavuga, uko umuntu agenda, uko umuntu avuga, uko umuntu agira imikorere, bigaragaza ubumana, bigaragaza za mpano, bigaragaza bwa bushobozi, bigaragaza bwa bushake. Ese mwene data, uracyafite ibyiringiro k'Imana yagushyiramo ubushobozi, ukubonye akakubonamo Imana, ndetse yakubonamo Imana akifuza ko iyo Mana yaba Imana ye? Haleluya. Ibi byinyibukize Naomi igihe yari ari kumwe n'uwitwa Rusi. Rusi yaramubwiye ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Bivuga ngo habaho Imana nyinshi, ariko habaho n'Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo itwemeza, ikatwemerera kuyisenga, kandi ikatwemeza ibiyirimo ko bifite imbaraga zo guhindura amateka y'ibi. Amen. Biblia tubwira ngo uyu Elisa amaze gutraininga aba bana ngo baba benshi, bifuza ko baguka. Imana ikwagure muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Imana iguha imbaraga nshya, Imana iguha ubundi butware, Imana iguha ubundi bushobozi, Imana iguha ikindi gikundiro, Imana iguha irindi terambere, Imana ikuzamure mu rundi rwego, ikumara umubabaro wa 2020, ikwinjize mu munezero. Erega nuko tuvuga 2020, Biblia tubwira ngo hari umwana, haleluya, ngo marayika w'Imana yabonye, ngaramubona, ngaramubwira ngo ariko ko nkubona uri mu ivata. Ngaragenda abwira Uwiteka, Uwiteka, hari umwana nabonye ku gasozi kandi ari mu ivata, twamumarira iki? Ngo Uwiteka ngaravuga ati genda umubwire ngo nubwo uri mu ivata ryawe baho, dore mama wawe ni umwamorikazi yakubyariye ku gasozi, cyangwa se yagutwitiye mu buryo budasobanutse, ariko baho. Haleluya. Nubwo wahuye n'ibikomeye kuva mu ivuka ryawe, mu itangira ryawe, hari Imana ihindura amateka. Nyumva neza mwene data, itangira naho ryaba ribi rikagusaririra, Imana izagenda ibihindura, igenda igusimbutsa, igenda ikongerera imibereho, igenda yubaka ubuzima bw'imibereho yawe, kuko ni Imana ishobora byose. Tubonye Imana izamura abantu muri za business, bakagira amazu, bakagira amamodoka, bakagira abana, bakagira abatware, bakagira abafasha akazi cyangwa se abagore, bakagira ubuzima butandukanye bw'iterambere. Iyo Mana rero mbabwira ni ihindura amateka y'ubuzima mu buryo butandukanye. Niki kiguteye ubwo? None se nshingiye ku byo yakoze kera cyangwa uburyo yadukoresheje mwagize ni Imana yahindutse? Yahindurwa na corona se? None se hari cyayitunguye? Erega reka mbabwire, ibihe ntibihindura icyo Imana yavuze. None se muri corona ushaka kumbwa ko ntabateye imbere? Ntabubaka amazu se? Ntababonye akazi se? Ntabapiganiwe amasoko se? Ntabasengewe bagakira se? Ntabahanuriwe se? Ntababonye ibyiza? Yego n'ibibi byarabonetse, ariko mu butsinzi, mu bumana, mu bushobozi, mu byiringiro, mu kwizera, haracyari ibyiringiro ku Uwiteka nyiribihe yahindura amateka yanjye yawe akakwinjiza mu bihe byawe. Niki kiguteye ubwoba gituma wiheba, gituma wiganyira, gituma uzunguzwa n'umuyaga? No, ntacyagombye kugutera ubwoba, kuko ibyiringiro by'abizera ni mu Mana. Haracyari ibyiringiro. So aba bana rero bati rero ahantu habaye hatoya, turakwinginze, dukeneye kwagura. Imana ikwagure muri uyu mwaka, dukeneye ibyiza, Imana iguha ibyiza mu izina rya Yesu, ariko ukeneye no kugendana n'umuhanuzi. Ngo umuhanuzi arabemerera. Nanjye ndemera kujyana nawe mu buryo bw'amasengesho, nanjye ndemera gukorana nawe mu buryo bw'amasengesho, nanjye ndemera gukorana nawe mu buryo bwo gushima Imana, nanjye ndemera gukorana nawe mu buryo bwo kuzamura umurimo w'Imana, nanjye ndemera gukorana nawe mu buryo bwo kwirinda icyaha, nanjye ndemera gukorana nawe mu buryo bwo gusenya imigambi yose y'umwana, nanjye ndemera gukorana nawe mu kukwinjiza mu butsinzi ndetse no kwakira ubuzima bushya burimo gukira indwara, gukira ibyaha ndetse no gushima Imana.
hanyuma mubo bajyanye ngo yari afite intorezo yatiye, ya ntorezo rero ngo iza kugira ibyago, cyangwa se nyir'ubwite aza kugira ibyago ngo agitema igiti intorezo no mu mazi ngo ba intorezo irabura completely. Bibiliya iravuga ngo nuko ngaramubwira ati databuja ngwishije isano, ya ntorezo yanjye iguye mu mazi kandi iyi nari nayitiye, ese uramarira iki? Ariko nyumvira, icya mbere yari iguye mu mazi maremare, icya kabiri mu buryo buri presentable irapeza cyane, iraremereye, icya gatatu uwo yatabazaga byamusabaga ko asabwa koga akazageraho intorezo yaguye. Umva ikintu cyantangaje Elisa yakoresheje, nanjye nshaka kukubwira. Birashoboka ko ubuzima ubayemo bwaba ari ubwo gutira intorezo. Imodoka wayitira, ndetse wafata n'ideni, wanyura mu buryo imyambaro nayo bajya bayitira, usibye ko byoroheje bayikodesha. Hari inzira nyinshi zagaragaza ko hari ikintu watiye. Gutira ubundi ni ideni. Ideni, hari iri deni rigaragara mu bikoresho, hari ideni rigaragara mu mafaranga, hari n'ideni rigaragara mu bindi buryo bw'ibifatika. Aha rero iyi ntorezo yari iguye, ntabwo byari byoroshye ko uyu nyir'ubwite ayisingira, ariko kuko yari ari kumwe n'umuhanuzi aramubwira ati databuja, haleluya, ibi binyibukije ngo umupfakazi wagize ibyago, umugabo we amusigamo ideni, ngo nukajya ku muhanuzi aramubwira ati mwana w'Imana, mukozi w'Imana, muhanuzi, senga kuko wishyuza ntwari y'abana n'ibyanjye byose. Undi aramubwira ati ufite iki? Amavuta yari afite dukeya byaje kubyara igitangaza, aba amavuta agurishwa n'umupfakazi, ndetse ngakuramo ubutunzi, ubwo butunzi bumugirira umumaro ku rundi rwego. Nanjye ndagutangariza ngo dukeya wari usigaranye Imana itwagure muri ibi bihe bya COVID-19. Imana icinzira, ukubonye ajya avuga ngo burya ya Mana irarinda ikanazamura ku rundi rwego. Akira kurindwa COVID-19 no kuzamuka ku rundi rwego rurimo ubukire, iterambere, kurama no kuramba mu izina rya Yesu, haleluya. Bibiliya ivuga ngo wa muntu w'Imana afata igiti. Umva umuntu w'Imana ariko, amina, afata igiti. Ibintu mu mateka bize fizike, ubugenge bidashoboka mu buryo buzwi, icyo bita aimantation, uburyo bwa chamagnetique. Nta giti gishobora gukurura icyuma, ahubwo icyuma gishobora gukurura ikindi gihe gifite aimant, donc kikagifataho pa, ibyo mwita smart, kikakizamura. Noneho ngafata igiti akikubita cyangwa akijomba cyangwa acyohereza aharinganiye n'aho intorezo yamanukiye, kuko byari bisorowe n'akanwa k'umuhanuzi, kuko byari bisorowe n'itegeko ry'umuhanuzi. Abwira igiti ati wagitiwe, ndagutumye mu mbaraga mpabwa n'Uwiteka, genda uzamure intorezo uyu muhanuzi w'umwana yekundiraho. Wagitiwe, ndagutumye, genda uzamure isoka uyu mwana yishimye. Nanjye mu kanwa k'umuhanuzi ndahanura mu izina rya Yesu, wa jambo we, genda kwa Mukandori, genda kwa Alphonse, genda kwa Claudina, genda kwa Claudette, genda kwa Desire Minivo, kwa Desire, ugira icyo ukora, uzamura ibyari byararohamwe. Bibiliya iravuga ngo ubutunzi Satani yamize, Imana izabumuhuza mu nda aburuke. Uwiteka Imana akora igitangaza, ibyari byaranze bikunde, ibyari byarifunze bifunguke mu izina rya Yesu. Akira kugirirwa neza n'Uwiteka Imana, akira kwakira igitangaza, akira umunezero. Aho byari byarapfiriye niho bizukiye, aho byari byaraguye ndabigarura mu izina rya Yesu. Singira intorezo yawe, singira akazi kawe, singira umwana wawe, singira fiance wawe, singira ubukwe bw'umugisha, singira gukira indwara, singira ibyishimo, singira umunezero mu izina rya Yesu. Aka kanya ndahanura uyu mugore, wakire gukira muri iyi nda. Aka kanya ndahanura uyu mupapa, wakire gukira uyu mutima. Aka kanya ndahanura uyu mukobwa, ubukwe bw'umugisha. Aka kanya ndahanurira muri Wezo Siremenivo, uyu mucuruzi, gucuruza online mu buryo budasanzwe. Akiriye kankayire, akiriye supermarket, akira mu izina rya Yesu. Kampani y'umugisha ya Travel
ele salamonevo. Uwiteka yagura imbago zawe, Uwiteka fungura imiryango yawe, Uwiteka fungura amarembo yawe, Uwiteka yica imigambi y'inshakura, Uwiteka gukiza ubumuga mu izina rya Yesu. Akira gusingira ubuzima bushya mu nda hakire, akira gusingira ubuzima bushya mu nda yawe nihakire, uyu mugongo nukire, aka gatuza nigakire, uyu mutwe nukire, aya maboko niyakire, nirukanye inyatsi, aya maguru nagende, funguye ingendo z'umugisha mu izina rya Yesu. Singira umugisha wawe 2021 n'umwaka wo gusingira, n'umwaka w'imbaraga, n'umwaka w'amashimwe, n'umwaka w'ubutsinzi. Bamaso kugira ngo usingire ibyawe, Satani atozongera kukujegeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndizerana n'Imana ko rimaje gukoreka kandi usingire mu izina rya Yesu. Haracyari ibyiringiro, ni mu mbaraga z'amasengesho. Ni Toro Patmos kufatanya na BTN, aho buri wa gatandatu turi kumwe. Ushobora kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Patmos of Church, aho tuzajya tubashiraho ibyigisho, ubuhamya, ndetse tuvuga n'amashimwe atandukanye, aho muzajya mukurikirana amasengesho live online, ndetse tukaba n'umwanya wo gutanga ibyifuzo muhamagaye direct call, kandi Imana izadushoboza. Nkuko nabibabwiye, nimero zabafasha muri bihe turimo byo ivuga butumwa ni 0788 35 06 97. Mpamagara nkiva muri studio ngusengere ndetse nkugira inama, kuko hari byinshi Imana yantumye ku buzima bwawe kugira ngo ubashe gusingira umugisha wawe, izo blokaje zikurweho n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nyemera dusenge dusoza. Mu mbaraga z'ubutwari n'ubutsinzi n'ubushobozi, haracyari ibyiringiro ko umugambi wari mwiza. Sengeye umupapa n'uyu mumama, sengeye umwana muto, sengeye umubyeyi, sengeye umusore, sengeye inkumi, yakire ibyo umutima wifuza kandi umuha imbaraga zo gutsinda icyaha 2021. Asingire ibyiza, asingire agakiza, asingire ibyishimo, asingire umunezero, asingire gusinzira, asingire gukira indwara, kandi bibuko nguko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bye bye. Shalom. I love you.